hari ukuntu phone yawe ibivuga gakeya, ngiye kukwereka uburyo ugiye kuyisetinga ikavuga byisumbuyeho ukurikije uko yavugaga. Mbere uko dutangira, kanda subscribe, liking ino video, umbwire ikindi kintu nakwigisha muri comment, nza tukirebe muri video ikurikira. Bigenda bite rero? Ngwino muri telefone yawe ujye muri setting, kuri application ya setting, ahita umanuka ujya hano hanze yanditse sound and vibration, ahita ukanda. Urabona hejuru kuri media, volume ya media ni hari igarukira, uyongere cyangwa uyigabanye bitewe n'ibyo ushaka. None urabona kuri call volume sound ntayirimo, wowe icyo uri bukore urayongera kugira ngo uzajye wumvikana nawe muvugana. Kuri ringtone, notification volume na alarm nawe uragenda uhongera. Noneho phone yawe ivuga gakeya, ngwino hano muri search, uhita searching icyo bita media, barakwereka media yawe volume ahigera, uhita uyongera. Urabona ko ngewe media yuzuyemo. Nizere ko ino video igufashije. Ushaka kugura account ya TikTok cya Instagram, unyandikire inbox.